sovi rigane kuri ntuza rikani baraguhamagaye ntiwitabye urangije kwisha munsi y'igitanda ese yagiye munsi y'igitanda mukuri yaragiye arihisha none yibagirwa buretse se gato buretse ibyo bintu iyi operation reka nyihindure n'izina reka nyite operation sokoroka hano rero ibibazo biza bimera gutyo bakajya bakabaza bati se wa muntu ko tubona waragiye hoteli wariyemo irishyurwa icyumba waryamyemo kirishyurwa urabyumva neza itike y'indege irishyurwa twereke niki wari ugiyemo muri ako kazi karakaye wari umufana wari umukozi wa peri wari umukozi wa leta watumwe na Minadefu muri ako kazi byagenze bite irinde ibyo ngi abantu baravuga bati wallahi ibintu birakomeye hanyuma bigeze ku bantu abo bose bagiye babahamagara amakuru mfite nuko umuvandimwe muri umuna wanjye Imana imworohereze rigari Rugaju baramusanze yibereye ahantu na Jangwani Nyamirambo ari mu kunywa gacyayi bavuye muri Manje bati tumuze ntago bigeze bazana resistance bo bashinzego baragenda barabazwa na n'ubu baracyari wenda bashobora gutaha uyu munsi cyangwa ejo cyangwa ikindi gihe baracyari kubazwa reka ibintu bari birebire barakubaza turumvikana hari n'igihe umuntu akubaza kongera akagusubiza yuko agaruka akakubaza kumva nibe ibyo yakubaje bisa n'ibyo yakubaje uno munsi akavuga atari ku muntu kubona bidasa kandi aramubazaga ku ngingo zimwe hanyuma ngo bikojeje ku mutasi arabagira ati barababeshe ubwabwiye amagambo nk'ay'abagomboza amakuru ufite bivugwa yuko ngo yanabasuzuguye cyane pe yes uwamuhamagaye bwa mbere yari umukozi nyirabashaka ari mu bushinjacyaha bwa gisirikare muri auditora ndumva no auditora yego no auditora militaire ufite ipeti rya majoro njyewe ndamuzi ariko simuvuga aramubwira ati rero twagushakaga wakwihangana kwera imwe aramubwira ati rero nkubwira ati nibindi ati twebwe abanyamakuru avuga ati ariko ntago bireba itangazamakuru ibi ni ibintu tubona amafaranga yacu yakugiyeho tutazi uburyo kandi tutakugira mu bakozi nta uride demisiyo yawe tubona ntaki turimo turubahiriza ibyo dusabwa na audit waza tukakubaza ukaduha amakuru ukadusangiza amakuru kugira ngo tugire ikintu tugeraho tumenye ukuri dosiye irangire undi arababwira ati ntibikunda ati nimuhamagare ikigo nkorera baravuga bati se ikigo ukorera kigeze kiguha uride demisiyo yo kujyayo ndabivuga text uramo uko byari bimeze uko yabimubajije nako nanjye kuvuga izina rye uko yabimubajije abatse ikigo ubwo barimo bareshanje aramubwira mu ijwi rituze ariko ndakamubwira ati avuga ati umushinjacyaha avuga ijwi rituje yari atuje pe erega ntabwo abasirikare bameze nk'abasivili none se aravuga mu ijwi rikakaye n'ubundi ku itegeko rimuha uburenganzira arashaka kubwira n'ubundi ari bukuzana mu buryo bwa manu militari nibyo ndi bugere manu militari uratsindwa na Nyagatare uretse gato unamubwira ati se ati erega ntago ari ibintu bikanganye agerageza kumuhumuriza ati ibi bintu ntago bigoranye nk'uko byumva uze ntawe ugiye kugufunga ntitubwiye tugiye kugufunga ngwino uraduha amakuru gusa nibyo twifuza kukubaza kugira ngo twikomereze na dosiye yacu nese niba yari yamenye ko ababajwe nk'ibyo abajwe babafunze kandi byari mu munsi nabo bari babatwaye aravuga ati ibyo ntibishoboka ngewe sinaza azanamo ibintu ngo bya sinzi niba ari musi ampaye aravuga se ibi bintu ko icyambere ati mubaze muhamagara mutabakanasha nawe nguhe warning nawe peti nataka ni wape onyo nimugenda ukiha ibintu byo gukora ibintu biri butume baguhamagara kugira ngo bakubaze ntuzabaze kuvuga ngo basaba uruhushya TV nuko ntabwo ari yagutumye nk'ibikize ushobora kugenda nawe ukiha ibintu biri aho ngaho bidasobanutse urugero nyine ibyo ari byo byose uko ngiye bijyanye n'akazi kaba ari akazi kazwi hano bitari mu kazi ari ibyanjye ndi kwirira ibyanjye ntabwo najya aho barya ibyo barya ntafite ayanjye yo kwishyura niba ntawe mfite sinjye urugero nibagucakira Imana ibikurinde bakabwira ati ngwino ntuzampamagare hari umuntu umwe baba bacakiriye hari umuntu umwe yigeze kugira utubazo kwa namuna tw'abagabo hageze atari ko ngewe bati ndi n'umukozi wa Radio 1 ndabyibuka icyo gihe umuntu witwa Murangira arampamagara nabwo ari meze nk'atatashize nk'atatashize Imana rero Murangira tseri ya mbere umuhamya ndamubwirane mu mikorere n'imikorane tugirana na RIB
nta na rimwe dushobora kwivanga mu muntu ufite ibyo abazwa bye bidahuye n'akazi. Wenda icyo twamufasha twamushakira umwunganira nk'umukozi wacu, ariko twebwe nta namwe duhuriye n'ibibazo by'umuntu bwite bidafite aho bihuriye n'akazi ke dukorana. Sinzi icyo kintu cyumva. Ndabyibuka. Icyawe urabizi ko twamushakiye umwunganizi. Ariko ibyo kujya kwivanga nawe rero mutabaruka riwe peti, niba gusanga wenda wibesa ahantu uri ku mbumburi uzamenye ko ari akazi kawe nawe bihuriye na radio na TV1, kuko in line of duties zawe ibyo ntibirimo. N'umwe ahantu ntiwishyure, ariko se kuki najya kunywa ahantu ntayo mfite? buretse se gato nose umuntu atega indege atari bwishyure hoteli ajye. Nujya ahantu ukarya ntiwishyure, bakagutama akantu ukavuga uti ariko njyewe mubaze bose ntabwo nagutumye. Niyo wamvuga rero ibyo yabwiwe umuntu, aravuga ati uwo muntu rero namubwiye ati ariko se ko ikitangazamakuru ukorera kitagwaye hoteli de mission urakizaniramo iki, turacyandikira ngo bigende bite? Umukuri kw'Imana iryo jambo yamubwiye. Aravuga ati se twandikira ikigo ukorera ko kitigeze mu byo kubaza turagisaba iki? Nta hoteli de mission cyaguhaye, sibyo? Ibyo bintu binaba nta nubwo cyari cyagatangira. Turacyandikira, turashaka wowe, ntawe dufitanye ibibazo n'igitangazamakuru, turakubaza wowe nka Rikari. Bwana Rikari rero agiye kubigira wasi, kandi arambwiye nti petit frere tukinakorana, rero muvandimwe ndagusabira Imana ugira ubwenge. Iyo bintu bigeze rimwe kunyiharantuka arampamagara, buriya Karenzi inshuti yanjye ko n'umwana wo mu Bugesera, twese turi abantu bava ahantu hamwe. Nawe suri Bugesera? Bugesera ni iwacu. Ako se wowe uri Bugesera, uri Rulindo, uri Gahini. Jewe rero amagara zavuze ngo bibaza kwizina Mutabaruka, nanjye utangiye kwibaza iwanyu. Urumva mu Bugesera reka mbisubiremo, muri 59 barahaduciriye, baduciye mu Rukiga. Ibyo ni amateka y'u Rwanda, amateka tuzi ko byagenze, bagiye ngo tete yica abantu. Buriya ntureba ari ahantu bita Senide, uriya rufunzo rwo mu Bugesera rwarukuye abantu muri 94. Buriya hariya ni iwacu, ni kwa sekuru, ni kwa sogokuru wanjye. Hariya ni kwa Kijoro. None rero Karenzi ni umwana w'iwacu nawe abyo bituma wabyumvise. Ibyo rero rimwe ndamubwira, twaranahuye, ndavuga nti inshuti yanjye, wabwiye umwana akagira ubwenge. Ntabwo ushobora kubwira urwego ujya kurumenyera ubwira n'umuntu ibyo wishakiye ari urwego, hanyuma biza kurangira bite? Hagaruka aza kubigambaho nuheyo. Arababwira ati njye rwose nababwiye. Rero bavandimwe, ibi bintu ntabwo twebwe, ndashaka mbabwire, umunyamakuru ntabwo ari immune. Ariko Karenzi nawe ntabwo ari mwiza. Ariko Karenzi yamubwiye bari bugufunga igihe gito, genda bagufunga. Reka nkubwize ukuri, ntabwo Karenzi yigeze avuga nabi, ahubwo yavugaga mu Kinyarwanda gikaze nk'umuntu mukuru, nawe ubona yamunyeza, avuga ati ariko nyine numvaga ari kuvuga Ikinyarwanda kirenze, agenda bagufunga igihe gito. Atumaze kumbwira uburyo ibyo bintu byageze, ati ndumva nawe uri mu bashobora kubazwa. Wekabeje ngiye nabyumbi, genda baragufunga igihe gito. Muretse gato sasa rero umutase ntavuye hariya, aravuga ati ubungu barimo barashaka. Amakuru yari afite ko urumva bari bamutegereje nyine bamushaka. Iyo waza kwitaba ejo mu kiganiro ngiwundi ntabwo inzego dufite, sinjya ngo nakurikira ibiganiro cyane ku ma YouTube, ariko hari umuntu wandi akara drib niho nabasha kugifata, handi ntabwo nabafashtaga. Mbona commentaire ziri kugenda zicicika, mbona umuntu yanditse nabire nabibonye ngo Rikari ngo gira vuso ke bagufate. Ura ukiri cyo ibintu nabibonye byanditseho, n'umunyamakuru ze ko bamuteye ubwoba kandi hatagira uvuga ngo turishimye. Ariko ndashaka, birababaje pe, biranababaje cyane kubona bamwe mu bishobora. Hari ikintu cya mbere tugomba kumenya. Ndabwira aba bari umuntu bacu, ndabwira aba bantu dukorana, seriously dukwiriye kugira ubwenge. Ushobora kuba uri umuhanga ariko ukabura ubwenge. Dukeneye, ariko buretse gato nabyo ntabwo birimo byo kubura ubwenge, dukeneye